guys nizera ko mumeze neza rero mumeje kwifuriza kugira ibihe byiza abakunzi bacu. Noneho nabazaniye wa muti utetse kugira ngo mubone ukuntu umeze, mwana umwotsi uri gucumba. Dore wa muti w'abadamu murabona rero umwotsi, dore umuti w'ngubu nibwo maze kuwuteka. Yarabwiye ngo ndikurikirana cyane kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Murabona muti nizere ko mumeze neza rero nabazaniye wa muti kugira ngo murebe ukuntu ubusa iyo utetse. Umuti bita umuti bita kapusine, umuti bita umushishiro, byose bivanze. Murabona ubu ndi kuwuhoza. Ubu sinapfa kuba ugishyushye mwa bagabo mwe cyangwa se namwe mwa bagore mwe. Mwabagabo mujya mudukurikira mujye mugenda mubwira abagore banyu iyi miti ukuntu bimeze kugira ngo bajye bayinywa mubashe kuba mwahurira mu mibonano mpuzabitsina bimeze neza. Ubu ngubu mojeje nanawe muti ko wakozera. Uyu muti ndabizi hari abantu batinya imiti. Uyu muti ntabwo usharira. Uyu muti ni umuti mwiza cyane uvura. Iyo urwaye n'inkorora urakira. Rero weho niba wumva yuko ibintu uri kubikurikirana neza bacyashyushye ageshyeka ari mashaka kunywa ngugotomera kugira ngo ugerere mu nda rimwe mukora. Ariko n'abantu bakunda kujya banywa ino miti ushatse no kuba umushyushye, abantu bajya batinya imiti kuko iyo gishyushye umuti w'igishyushye uba ugize ute, uba utari niyo harimo agashari gake ntabwo ujya ukumva. Kuko ugenda uhoza nk'icyayi cya mukarunywa, ugenda uhoza unywa. Rero nshuti zanjye bavandimwe, mwite ku bintu byo kugira ngo twubake ingo zacu zikomere, kandi ikindi tubashe kwita ku bagabo bacu, tubashe kubaka imibiri yacu, tubashe kuba twajya tunywa ino miti kugira ngo tugende tumera neza mu mubiri kugira ngo tubashe guha abagabo bacu care, tubashe kuba mu mibonano mpuzabitsina bigenda neza, amazi aba ari yose, ibintu bya infection zishire zigabanyuke. Ubundi ukomeza no kunywa zirakira zigashira. Ni ikintu nshatse kubabwira yuko uyu muti witwa umushishiro, kapusine, byose biravanze mba nabitogoshejanyije byose bikabira bigashya. Ubundi biba bisa icyatsi kibisi ariko bita bisa icyatsi kijimye. Kuva umuti uba watogose wizira mu mazi uba watetsemo, ubundi umuti ugakora. Iyo umuti rero wawe umaze gukora, noneho urawufata gutyo utetse, wamara kuwufata utetse usuka mu kantu nk'ibafu, ugafata bedikava cyangwa se ugafata nk'isuime ukagenda ukicaramo ukiyorosa gutya ikino gice gutya ukicaramo umwuka kuzamukiramo. Ntuzatinye ngo urashye. Niwumva bishyushye cyane uhagurukemo gake wongere wicaremo. Noneho nurangiza ufate ya miti wasutse mu kadobo, waba kumwuka uri kuzamukiramo ugenda wotsa imyanda yemo imbere imanuka. Noneho nurangiza numara gufata wa muti ufata ibibabi byayo ugenda ubyikubisha cyangwa se ufate bya bibabi bigishyushye ubifate ubyegeranye ubishyire mu gitsina. Byose n'ibibabi ubishyire mu gitsina bikoze ikintu kibumbye. Imiti nyine wayigiye ushyiramo upana uzindi ushyiramo ibiti, ubundi uyishyiremo isekemo mo imbere kweri, kuko ku buryo nigenda isa nk'ikamuka iyo ugenda ikwinjiramo igenda ivura za ndwara zirimo. Noneho uwo muti n'uwawukoze gutyo uzambwira
kandi narabwiye ngo niba wumva ushaka umuti utazi ahantu wawukura uzasabe nimero muri komenti ubundi muhite muguhe uzazina nawe uguhe nawugushyira kuri kuriye twavuganye pe rero nkaho gusoromera nkaho gutunganyiriza ukambwira aho utuye cyangwa ukamwira na gare nkayiha nimero umushoferi nabigukorera umutwe akugeraho ubwo muti wamaze gushyira mu gitsina ukamukiramo ukavura infection umuti uwushyiramo ugishyushye uri kumva umuti uwushyiramo ugishyushye ugaseka mu wundi ukituriza hari igihe ushobora kwibagirwa nk'umugabo agataha ugiye kumuha keya abikoze ntabwo umuti ushobora kugira ute kugenda buri igitsina kigira imyanya myinshi umuti ugenda ukishyiramo uja kubyibuka ugakozamo ukaba wawugarura ukawukuramo rero ababyeyi mumbabarire tumenye kwiyitaho ubu ngubu ngiye mba ndi kubikurikirana nkanywa gake gake ubu ngubu dore kugenda uhora ubona ubushyushye byahatari ubona ukuntu busa ntimuzawutinye ntabwo usharira nta kibazo cyawo wowe ubundi niyo umuti wawe usharira gipfa kuba uri bukuvure gipfa kuba ikintu uri bunywe kikakuvura urakinywa baya n'ikintu kiba kitangoye ariko bakubwira ngo kino kintu kirakuvura urwaye ubabaye pe ukaba wakinywa kikakuvura mumbabarire iyi miti irafasha niyo mpamvu tugomba kuyigarura cyane tuzajya tuyibereka muri gutya muyirebe yose tuyibereke itetse mumenye ukuntu ibintu biba bimeze mwabonye ukuntu nk'uyu muti wacumbaga umwotsi ubu mba ndi kwibaka ubu nk'umugabo wanjye iyo tugeze mu mibonano mu gutera akabariro biba bimeze neza mba ndi nawe wicaremo nanjye ntabwo nta muntu ujya wakwiburira akantu utuntu tw'imyanda tukamvamo ahubwo iyo ukomeza kwikurikirana ubundi nka gatatu mu cyumweru n'ibyo bintu ni ibintu biba bishobora kuba bihagije kanekere rero inama nabagira ni uko mwakomeza kudukurikirana mukajya murayikinga videwo mugatanga komenti nziza subscribe zanyu ni ingenzi natwe dukomeza tukabagezaho ibyiza byose mwifuza mukatubwira ikintu cyose mushaka muremere kutubaza tukabasobanurira byarangiza ibintu byose bigakomeza bikagenda neza guys murabizi ndabakunda bifuriza kugira ibihe byiza nshuti bavandimwe bacu ntabwo dushaka ko mwasenya nta n'ubwo tuba tubyifuza ibyo ni ibintu bidashimishije niyo mpamvu tuba tubazanira imiti yubaka kugira ngo mujye mukomeza kuba mu ngo zanyu mumeze neza nta makimbirane mukora ibintu biri ku murongo guys murabizi ndabakunda kandi mbifuriza kugira ibihe byiza ciao ciao nawe utaha